Yesu nashimye cyane. Imana ishimye, ndagusuhuje mwene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushuje wowe uri mu bihugu by'amahanga. Yesu nashimye cyane. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo dushimye Imana izinguye aya manywa, izinze ijoro, ibikoze mu bumana bwayo, ibikoze mu mbaraga zayo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko yongeye kutwibuka ikatugira neza, ikaturengera. Imana ishimwe ko iduhaye umwuka wo guhumeka. Imana ihabwe icyubahiro. Iki gitondo dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Ndakubwiye ngo ushime Imana ifite kubaho kwawe mu biganza byayo. Hereza Imana icyubahiro wowe uhumetse bikemera. Hereza Imana icyubahiro utitaye kuri situation urimo, naho waba urwaye, naho waba wagize ikibazo. Umenye ko dufite Imana ya rurangiza rwa burundu, Imana ica inzira, Imana ibohora imbohe, Imana igira neza abatagira shinge na rugero. Iyo Mana yikomezeho, ukomeze ushima Imana. Ntukore ikosa ryo kubyuka ngo ujye muri gahunda zawe, ujye muri urwo rugendo, ujye se muri ako kazi udahereje Imana icyubahiro. Banza uyihereze icyubahiro kuko ari we mugenga wa byose. Aho ugiye uragezwayo n'imbaraga z'Imana. Akazi kawe karagenda neza kubw'imbaraga z'Imana. Muri business urabona abakiriya kubwa orientation y'Imana. Imana niyo iba orienta, niyo ibabwira ngo nimujye kwa runaka mugure bakaza. Ndakwinginze rero mu bana bawe banzamo Imana, niyo yakurerera bagakura. Wowe watanga igitsure bagera ku myaka y'ubukure, ibyo wabareresheje bakabirambika hasi. Ariko Imana niyo igikurikirana, niyo ikurikirana za ndangagaciro wabahaye, za kirazira wababwiye. Jya ubanza Imana hose muri bose. Ndetse muri iki gitondo ihereza Imana icyubahiro ku byo yakoze. Nawe uri umugabo wo kubihamya. Imana yakoze ibikomeye, Imana yakugiriye neza, Imana yarakurengeye muri rya joro, muri wa munsi, kuri ya manywa, kuri ya saha na ya tariki. Wabonye Imana, wabonye Imana intwari ku rugamba. Ihereza icyubahiro muri iki gitondo. Ni iminota 2 cyangwa 3 ugomba gufata ukazirikana gukomera kw'Imana yawe kuri wowe. Warangiza ukabanza Imana aho ugiye, warangiza ukiragiza Imana. Imana ishimwe. Nyemerera iki gitondo ubadukane imbaduko yo guhereza Imana icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawira nkawe Yesu, urahebuje ibihe byose. Munyemerere dukomeze tube muri teme yacu yitwa bohoka. Dukeneye kubohoka. Rega bohoka mu buryo bwo mu mutima. Nugira ibyo ubohokaho, bohoka ku bantu. Iyo utarabohoka ku bantu uradindira muri uru rugendo, kuko Satani agenda kuzanira za bariyeri akakubwira ngo nturenga aha ngaha kubera ko uyu muntu yakugiriye gutya, akagushyira uwo muntu imbere. Kubohoka bikakunanira, kubabarira bikakunanira, ukumva rwose ntiwamubabarira. Icyo gihe rero Satani aba akikubohesheje iminyururu y'urwango, kandi nta juru ry'abangana ribaho. Ubwo nyine ubuhisemo kumukorera ukazarimbuka. Nakubwira ngo habohoka uwari uboshye, habohoka umuntu Satani yabohesheje iminyururu runaka. Wowe ntago muri iki gitondo nzi umunyururu ukuboshye. Waba ari umunyururu w'ururimi rwawe, amagambo yakubanye menshi. Waba ari umunyururu Satani yaboheye mu mutima wawe wuzuye igomwa. Ufite umunyururu se mu mubiri wawe w'irari, w'iruba ry'umubiri ry'ubusambanyi. Ufite umunyururu runaka. Birashoboka ko iyo umuntu atarabohorwa n'Imana aba afite iminyururu itandukanye imuboshye. Rero wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe muri iki gitondo. Umwakire umuhamagare mu buzima bwawe.
aze akubohore iyo minyururu yose, aze agukureho iyo minyururu yose Satani yakubohesheje. Wageze aho aguhindura, njya ndeba abana ukuntu bakinisha akantu kitwa akamodoka, utuntu baba bakinisha, akagafata akajya agakuruza wenda umugozi, nawe wahindutse uko nyine. Satani agukurura uko abishatse, akwerekeza aho ashatse. Hari umunyururu ukomeye cyane yakubohesheje ku buryo no mu bitekerezo byawe yarahageze, arabohwa reka sinakubwira. Turi muri iki cyumweru cyitwa bohoka rero, nagira ngo ngukumbuze umwami wacu Yesu Kristo, niwe wakubohora iyo minyururu yose Satani yakubohesheje, niwe waza rwose akakubohora. Satani yarakuboshye, arangije aranagukingirana, arangije agufungiranira ahantu. Ariko mu izina rya Yesu Kristo muri iki gitondo ndategetse, kandi nawe uzamure kwizera kwawe, Yesu Kristo akubohore, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, akubohore. Ariko no kuri icyo cyaka cyatumye uhindukana uwo amadeni yakubanye menshi kubera ibyaha byawe, urageze aho uhinduka umwesikoro kubera ibyaha byawe, kubera imigozi Satani yakubohesheje. Yaraboshye arangije akajya gukuririra aho ashatse hose, yaraboshye arangije rwose aranagukingirana, agukingiranira mu kaga, agukingiranira mu gahinda, agukingiranira mu byaha. Ariko aka mwanya umwuka wera akomange ku bwonko bwawe, akomange ku ntekerezo zawe, akomange ku migambi yo mu mutima wawe, ukangukire kubwira Yesu Kristo ngo mwami wanjye Yesu Kristo ndagukeneye, umbohore. Pfukama aho uri hose, pfukamisha amavi y'umutima, pfukamishe n'ay'umubiri, ubwire Yesu Kristo uti ndagukeneye, nkeneye kumbohora, ukankuraho iyi mitwaro nahekeshejwe na Satani n'abadayimoni. Bohoka rwose mu izina rya Yesu. Ikindi ubohoke ku bantu, bohoka ku bantu, bohoka ku bantu. Ntukagende rwose wumva umuntu umwikoreye akuremerereye, biriya biro bye ni byinshi cyane, wabikukorera umunsi wose, nubwo yaba ari umwana muto ntiwamushobora. Bohoka ku mwana w'umuntu, ahubwo utumbire Yesu Kristo, we ufite urukundo rurenze urw'abana b'abantu. Nubohoke yewe wumva ubohotse mu izina rya Yesu Kristo, wifuze ko Yesu Kristo aba mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, muri byose byawe. Wumve Yesu Kristo ari umugenga wa byose. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo bohoka, 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 kandi nta kundi kuntu uri bubohoke uretse kubanza ukiyuzuza n'Imana yawe, ukabanza ukarizwa, ukababazwa n'ibyaha, ukabanza ukumva urashaka yuko Yesu Kristo akubera umuyobozi. Imana nishimwe. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana. Ni ibice, turasoma ibice 19. Dusome umurongo, reka dutangirire kuri uyu murongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yohana ko ibice 19 umurongo wa 7. Dusome twihihuse mu izina rya Yesu Kristo. Abayuda baramusubiza bati, dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya, nuko yongera kwinjira mu rukiko, maze abaza Yesu ati, wavuye he? Wavuye he? Ubundi hari ahantu wari wava? Wavuye he? Abantu benshi bajya banabikubaza, wavuye he? Reka dukomeze. Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato aramubaza ati, uranyihoreye? Uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura, kandi mfite ububasha bwo kukubamba? Imana itugirira neza. Pilato yamubajije amagambo abiri, wavuye he? Uranyihorera? Hari igihe kigomba kugera abakwibazaho bakibazaho wavuye, bakibaza ibyawe, bakibaza imibereho yawe n'inkomoko yawe. Igihe kigomba kugera ukabihorera, ukabihorera ugaceceka,
ukabihorera ugatumbira Imana, ukabihorera ukareba ku musaraba, ukabihorera ukiyuzuza n'Imana yawe, ukabihorera ukamenya ko Yesu Kristo agukunda. Imana nishimwe cyane. Iri jambo titire yaryo yavugaga uburyo Pilato yaciriye Yesu urubanza, ariko we yari yamugenzuye, aramutestinga, aramubaza asanga rwose nta cyaha afite. Ariko abanzi ba Yesu Kristo, abafarisayo, barashega cyane, baravuga bati hari itegeko ry'uko agomba kwicwa kuko yihinduye umwana w'Imana. Nibwo rero bamubwiye ko yihinduye umwana w'Imana, yuko avuga ko ari umwana w'Imana kandi byari byo kuri, nta kubeshya ko ari kurimo. Nibwo rero yamubwiye ati ariko ubundi wavuye he? Yashakaga kumaza koko uri umwana w'Imana, ariko ubundi wavuye he? Nanjye ndashaka kukubaza, wari wava mu byaha? Wari wava muri bwa businzi n'ubusambanyi? Wari wava muri wa mujinya n'uburakari? Ese wowe wavuye he? Ko Yesu Kristo yavuye ku Mana ari uwera yejejwe, wowe uvuga kuri umukristo wavuye he? Wari wabohoka ku byaha runaka utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe wawukoraga, ubu wabivuyemo? Ese wavuye he? Wavuye hehe? Ubu ugeze he? Wavuye hehe? Waretse iki? ubu uri gukora iki? Wavuye he? Ngo Yesu Kristo yararangije aramwihorera, ariko wowe uyu munsi uravugana n'Imana. Nyemerera uvuge ngo mvuye mu byaha, mvuye mu gihugu cy'irimbukiro nari ndyamyemo, ndashaka kujya mu gihugu cy'ubugingo, mu gihugu cyiza, ndashaka kujya mu gihugu cya Emanueli. Imana ishimwe cyane. Biba byiza iyo wirata ibyaha wakoze ukabireka, ntiwirate yuko uri umunyabyaha rwose ubikora kandi bikuryoheye. Biragatsindwa n'Uwiteka Imana kujya mu gitaramo cy'abantu ukavuga ngo ngewe ngo buriya ngo ndemeza ku cyaha runaka. Ibyo ni ubugoryi, ibyo ni ukubura ubwenge. Icyiza ni uko wavuga ngo navuye mu byaha. Pilato niyo mpamvu yabajije Yesu Kristo ngo wavuye he? Nanjye ndi kukubaza muri iki gitondo, mwene data, wavuye he? Wavuye mu bihe byaha? Ese ufite urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru? Bohoka rero, Yesu Kristo akubohora iyo minyururu. Pilato amubwira andi magambo, aramubwira ngo mfite ububasha, ngo mfite ububasha rwose kuri wowe bwo kukurekura cyangwa ubwo kukubamba. Yego, abantu bakugizeho uburenganzira, bakugiraho ububasha rwose bwo kuba bakubamba kubera amagambo runaka, bakakubambisha ibigeragezo bitandukanye, bakakubambisha ubugome butandukanye. Ariko Yesu Kristo niwe rurangiza rwa burundu. Imana nishimwe cyane. Baragutinyishije bagutera ubwoba, barakubwira ngo bagufiteho ububasha bwo kukubamba, bagufiteho ububasha bwo kukugira nabi. Ariko reka nkubwire, nta muntu n'umwe wakugiraho ububasha, kuko wowe ubwawe uri imirimo y'Imana, uri proje y'Imana. Ntabwo bagufiteho ububasha bwo kukubamba ahantu runaka. Yego, barabigerageje, ariko ndagira ngo nkubwire, naho bakurijije amarira ntabwo bagejeje bo aho bashakaga, kuko bo bashakaga kukubamba mu buryo binezeza cyane. Ariko kuko Yesu Kristo yatubambiwe, niwe wenyine utubambura, haba mu byaha, haba mu kaga gatandukanye, Yesu araza akitambika. Imana ishimwe cyane. Nawe warabibonye wa munsi rya joro yamanywa ko Yesu yaje akitambika, urugamba ruhinanye, ikigeragezo cyashaririye, ndetse amarira yakubanye menshi, ariko Yesu yaraje aritambika, kuko niwe wabambwe by'ukuri. Niyo mpamvu cyagiye yakurengeye. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo bohoka, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugenda uririmba indirimbo ivuga ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Yesu nashimwe. Ugende wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uzinukwe icyaha n'igisa nacyo, ubohokere mu Mana, ubohoke ugire ibihe byiza byo gusenga. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibanezeze. Shalom. Izina ryawe ni